rw'ibiguri mu gahanga naho bazibaga naho bazigeba ntabwo tutari kimwe. Abigishwa nyakuri ba Yesu nabo barabagiranishije umucyo we. Ariko Yesu yahanuye ko nyuma y'urupfu rw'intumwa ze abantu barekure ku gusenga k'ukuri. Ubwo buhakanyi bwari gusagamba ku buryo abigishwa nyakuri bari gusa n'abashizeho kugeza mu minsi y'imperuka. Hagati aho abakristo b'ibinyoma bari gusagamba. Kandi koko barasagambye. Bavandimwe, Noheli nziza kuri mwese n'abandi bose, Noheli nziza. Noheli ni umunsi ukomeye w'amateka, ndetse Noheli niyo amateka aheraho mu kubara imyaka. Amateka ya mbere ya Noheli tubara dusubira inyuma. Umwami Dawudi yabayeho imyaka 1040 mbere y'ivuka rya Yezu. Salomoni yabayeho imyaka 970 mbere y'ivuka rya Yezu. Nyuma y'ivuka rya Yezu kuva kuri Noheli, ubu turi mu mwaka 2024 tuganisha mwaka 2025, ari nayo yubile turi mu kwinjiramo nyuma y'ivuka rya Yezu umukiza. Gira amahoro wowe utoneshejwe cyane, Yehova ari kumwe nawe. Ariko iryo jambo rimuhagarika umutima cyane, atangira kwibaza icyo yandamukanye ashaka kuvuga. Wigira ubwoba Mariya we, kuko watonnye ku Mana. Dore uzasama inda kandi uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Wazaba umuntu ukomeye, azitwa umwana w'isumba byose, kandi Yehova Imana azamuha intebe ya se Dawidi. Azaba umwami ategeka inzu ya Yakobo iteka ryose, kandi ubwami bwe ntibuzagira iherezo. Ibyo bishoboka bite ko ntaragirana imibonano mpuzabitsina n'umugabo? Mu kirugu mbere ya byose kariho, ariko ntabwo karakana, kuko bavugaga ko kari iki? Imana. Yabanaga n'Imana. Iyo tugiye gukora ikimenyetso cy'umusaraba tuvuga ngo iki? Nayahe magambo tuvuga? Nayahe magambo tuvuga? Ngwino tubwire, banguka wihuta. Izina ry'Imana Data. Amashyi menshi. Turabanza tukavuga tuti ku izina ry'Imana Data, tukongera tukavuga na Mwana na Roho Mutagatifu. Amadini yitaye Gikristo yatandukiriye inyigisho za Kristo. Ibyo byatumye habaho akarengane n'imibabaro bitavugwa. Icyo cyari igihe cy'umwijima w'icuraburindi. Yesu yabanaga n'Imana Data, kuko we ni Imana
twita Imana Mwana. Ngo mu ntangiriro y'iremwa by'isi Yesu ari we jambo yabanaga n'Imana, kandi nawe kuko yari iki? Yari Imana. Ariko ntiyigumiye mu ijuru, ngo nuko jambo yigira iki? Jambo yigira wowe umuntu. Amashyi menshi. Jambo yigira umuntu, aza kubana nande? Aza kubana nande? Wowe N'Imana. Aza kubana nande? Natwe. Amashyi menshi menshi menshi. Jambo aza kubana natwe. Nyuma y'ibinyejana byinshi itorero rya Gikristo rishinzwe, twibonera ukuntu abenshi mu bari barihagarariye nabo batangiye gukunda ubwenge bw'isi. Ibitekerezo bya Plato n'abandi bafilozofe b'Abagiriki byatangiye gucengera mu mitekerereze y'abiyitaga abakristo. Bityo rero abahakanyi bashatse guhuza inyigisho n'imigenzo bya Gikristo n'imyizerere ya gipagani. Icyo bari bagamije ni ukureshya abapagani kugira ngo nabo bashobore kwemera idini rya Gikristo. Nyuma y'igihe runaka, abayobozi b'amadini y'abahakanyi barushijeho gupfukirana umucyo bakoresha gusa Bibiliya y'Ikilatini itari kigikoreshwa n'abantu benshi. Icyakora no muri icyo gihe cy'umwijima hari abantu bifuzaga cyane gusoma ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa. Rero bitugaragariza ukuntu Noheli twizihiza ari umunsi ukomeye w'amateka. Ni umunsi ushingiye ku kwemera kwa Gikristo. Umukristo ni umuntu wemera ko Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo, ariwe twizihiza wavutse kuri Noheli. Umuremyi w'ijuru n'isi yigize umuntu avuka mu bantu. Ibi rero byazamuye muntu mu ntera, bimuha agaciro gakomeye n'icyubahiro, kuko yasangijwe kamere Mana. Imana yongeye kurema muntu, imugira mushya, imusangiza ku buzima bwayo. Mu mwaka w'1495 hamaze kuvumburwa imashini icapa, byatumye Bibiliya icapwa yose uko yakabaye cyangwa ibice byayo mu ndimi 12. Abantu bahise batangira kwisomera Bibiliya, kandi bamwe muri bo batangiye kubona ko Kiliziya yari yarataye umurongo. Mu myaka y'1500 abantu nka Heinrich Zwingli, Martin Luther na John Calvin babwirije ko abantu bagomba kugarukira ubukristo bwa mbere. Abo bagabo hamwe n'abandi bagerageje kwamagana ubwo buryarya kandi bashyigikira inyigisho za Bibiliya. Nubwo ibyo byatumye barwanywa cyane n'abayobozi b'idini bari bafite imbaraga. Murumva ukuntu ari byiza? Aza kubana natwe, nuko abyarwa nande? Nuko abyarwa nande wowe? N'Imana. Abyarwa nande wowe? Ngwino. Na Bikira Mariya. Amashyi menshi, amashyi menshi, menshi menshi. Nuko abyarwa na Bikira Mariya ku bubasha bwande? Ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Amashyi menshi, ububasha bwa Roho Mutagatifu. Jambo yigira umuntu w'abana natwe, nuko
avukira i Betelehemu. Nibyo birori twizihiza uyu munsi. hari abashikamaga mu byo bizeraga bitandukanye n'iby'abandi nubwo batari basobanukiwe neza ukuri, ariko ibyo byatumaga batotezwa, kandi akenshi ibitotezo byatumaga bamwe bateshuka, cyane cyane bakareka kubwiriza. Icyakora mu bihugu byinshi mu myaka y'1600 n'1700 abantu benshi cyane bashishikariye kwiga Bibiliya. Mu Bwongereza abantu b'intiti benshi bagaragaje ko inyigisho y'ubutatu idashingiye kuri Bibiliya. Muri bo twavuga nk'umuhanga mu bya siyanse Isaac Newton, umusizi John Milton n'umuhanga mu bya shimi Joseph Priestley. Ariko mu ivanjiri y'uyu munsi harimo biteye agahinda kugira ngo mbabwire ako gahinda biteye nuko jambo bamwita ngo jambo yari n'urumuri rumurikira iki isi rumurikira isi, rumurikira abantu, rutumurikira. Ngo jambo azamubengo ariko abe bamugenza bate? Ngo abe jambo azamubengo ariko abe bamugenza bate? ntibamumenye. Amashyi menshi ariko bavugaga neza ngo mwiki abe ntibagira gute? ntibamwakira. Amashyi menshi. Priestley we ntiyamaganye inyigisho y'ubutatu gusa, ahubwo yanagaragaje ko inyigisho yo kudapfa k'ubugingo ari ikinyoma. Yavuze ko abakristo ba mbere bari bafite ukwizera nyakuri kandi ko bitemewe guhindura imyizerere yabo. Mu buzima bwacu tuzi akamaro k'urumuri. Mu mwijima umuntu yikanga uwo bahuye wese, akikanga ko ari umujura, ko ari umurozi, umucuraguzi, ko ari umuhotozi cyangwa se n'undi mugira nabi, ku buryo avuga ati nantanga cyangwa akandusha amaboko aranyica, akamutanga cyangwa agahunga. Hari umubyeyi wigeze kwihekura umuhungu we, ari umuntu ukubagana, usohoka atabivuze, mu gicuku yabuze ibitotsi, afata akayaga abona umuntu uri mukurira irembo, aravuga ati ndatewe, ntabwo ndi butegereze ko antera, ndamutanga. Aramurasha arihekuye. Umwuka wera uzakuzaho kandi imbaraga zisumba byose zizagutwikira. Niyo mpamvu umwana uzavuka azitwa Uwera, umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye inda y'umwana w'umuhungu ageze mu zabukuru. Ngurumuri rumurikira mu mwijima ariko umwijima wanga kugira gute? Kurwakira. Ako niko gahinda. Yesu aje mube ariko abe banga kugira gute? Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, twebwe ntabwo ngo ariko ngo bamwakiriye yabahaye kuba iki? Abamwakiriye yabahaye kuba abana b'Imana. Amashyi menshi. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya Jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we bari abahamya ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora
muri icyo gitabo hari harimo ifoto y'umupadiri uha umugisha abantu bari bari mu rusengero, yarangiza akajya guha umugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Muri 2019 hibutswe ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere nari umuhamya wa Yehova. Yego. Ariko si uko ari njye warabyijyanyemo. Usenge hano mu Gatenga? Ego. Ni mama. Yego. Kuko mama yari umuhamya. Rero abantu b'idini hari ukuntu babikomeza. Ugasanga barashaka ko abana babo nyine bayoboka. Bayoboka ibyo nabo bayobotse. Mbijyamo ntabikunze. Kuko ntago byigeze bimpindura. Nta n'ubundi nakomeje ndi wa wundi. Ndabwiriza gusa ikosa ntigeze nkora n'iryo kubatizwa ko mu bahamya bo yubatijwe ukahava baratenga kandi bo batenga nabi. Nangwa wabihindura igeze Burayi nta dini wagiraga mbere? No ibyo madini nyine nigize kubarya muke. Abo yo bitabarokore, sibyo? So kagenda ubona hari byo bidahuje iwacu barabahamya ba Yehova, so Yehova nabagiyemo kwa kundi ugenda afite amagazeti tukajya kubwiriza. Ibyo nabikoze ariko ibyari nkaho kugahato nako nabishakaga. Boti. Betani. Betani Gikondo. Uwafite nyangahe? Nari mfite 19. Yego. Njyamwo mbona ukuntu basirimba, sinari nzi n'ibyari byo gusirimba, ariko gusa numva ndabohotse nirirwa ndira umunsi wose, nari mfite agahinda nanjye ubwanjye ntazo gaturuka. Navuyeyo nabohotse. Ubutaha ndongera nisubizayo. Namaze umwaka ntarabatizwa. Yego. Ndabatizwa 2000. Mama we yabyakiriye gute? Mama yaganirijwe n'abadada, nyine yabwiye abo bita abadada mu bahamya. Yego. Baramubwira ati mwihorere nimba ariyo nzira yahisemo. Nari mfite ubwoba ko ari bunyirukane cyane ko ntari nkibwiriza. Ntago nari nkibwiriza, nasaga nkaho nabivuyemo. Tuhageze kubera papa yari umuhamya. Kandi abahamya ni abantu bakunda gufashanya. Barakundana cyane. Aba papa bari ino babita ngo nabasaza, i Burundi nababita abakurambere. Babakurambere b'i Burundi nibo bavuze ati babana ba Pascal, ko papa yitwaga Pascal. Baje muri yanzu baravuga turebe ukuntu tubafasha. Baraje batangira kujya baduha icyo kurya. Baradufashisha ariko kondisiyo umuntu uzitwara nabi inkunga izahagarara. Witwara nabi bahagarika ibiryo. Bya biryo bakabizana imiceri, ibishyimbo muri yanzu. Muvandimwe umwe aragenda atuvamo. Arigendera ajya gushaka nyine. Ngo babane nabo babagabo baricaye aravuga ati niba umwe agiye aba bana n'ubundi turakorera ubusa. N'ubundi baribana, nta muntu mukuru babana, nta mubyeyi. Ya mpunga yarahagaze. Nabaga nagiye muri boîte ko nakundaga boîte. Nko kuwa gatandatu nabaga nzi ko ndi butahe kare mvuye mu kazi. Nkahita njya muri boîte. Yego. Kandi boîte urumva harimo inzoga. Yego. Ndi umukristo ntago mbyemerewe. Ariko icyo gihe nari ntaramenya agaciro k'ibyo ndimo. Yego. Numvaga ko kubivanga nta kintu bitwaye, nta birenze. Mbijyamwe iranyihorera. Iranshyeshyenga nayo iranyihorera. Na rwose pe hari igihe njya mbyibuka, hari ukuntu najyaga ku gatuti ndi muri hangover. Yego. Nkaririmba, nabaga ndi imbere. Mu basirimbaga nabaga ndi uwa mbere. Nasirimba nkumva zigiye nko kugaruka. Mama hari ijambo yakundaga kumbwira ngo umunsi wa twise nzagutwika. Arayiterura. Ndi kurya nteruye uruhinja mezene. Ariko nawe nk'ababyeyi badukurikiye barumva iminsi 2. Ubyaye taranakomera. Byaye barabizi. Umwana wa mbere baba bagukanda ahantu hose n'ubuneguka. Yafashe teremusi. Sabe yaragiye kuyihonda umwana. Nge narahindukiye mutegura ubavu. Musaza wanjye. Mutegura ubavu. Waruhinja ndujugunya ku gitanda hariya. Ya teremusi yayinkubise mu rubavu.
ayinkubise mu rubavu agiye kunkubita indi najugunye wa mwana ku gitanda ndiruka nta muriro twagiraga iwacu yari buje na buje yahise izima abura aho nciye ariko umwana mutaye ku buriri buriya n'uriya mwana yakuze nabi yakuze nabi ntazabura utuntu tuzamukurikirana mu mikurire ye yakuze nabi na se nareba kino kiganiro azamufate neza kurusha uko umubyeyi afata umwana umwana amaze iminsi 2 avutse ibaze nyina ibyo atangiye guhura nabyo yankubise teremusi mbonye ya kabiri ntayakira narirutse teremusi y'urubavu irimo igikoma sabe narirutse hari ninjoro ndiruka ngo wabyaye narirutse kagira ahubwo ngo sinabyaye iminsi 2 mbyaye narirutse niruka nko minduru sohoka mu nzu nakomye induru ndibuka nageze ku gipangu nirutse njya kwa wa mukuru wanjye furi wacu ingozi niho nirutse njya nyina ku kanya teremusi maze kuyumva neza noneho mu bisebe ndangije nahise mpura n'umusore uba muri icyo gipangu wa mbere ndibuka kubera isereri ntarakomera nahise mugwa mu gituza kena ari umumama wikundira icupa nikundira ibinezeza ntabwo numvaga ko hari ikindi kirenze gusa narasengaga nari umuvugabutumwa mu idini bita abahamya ba Yehova ukari munasenga hanyuma ntabwo ari uko ntakundaga Imana narabwirizaga cyane nari n'umumama w'igikundiro nta abantu benshi nabwirije barabatijwe naje rero kuza kujya gusengera mu Gatsata ko hari ubuzima nari imazi just numvaga nshaka umugabo ushaka umugabo ndakuze ndashaje narakinnye naraceje nawe nkeneye umugabo arambwira atari ko buriya rero gukina no kuvuga gute gukina no kuvuga nararyoheje nararyoheje ndaryoshya ubuzima hoshya none nkeneye umuntu wanjye nkareka kwitwa umugore w'abagabo nkitwa umugore w'umugabo ubwo aba bagabo mwaryamanaga ariko ko biri kose nabo barakumenyaga ubuzima kugira ngo burusheho kugenda neza shanagara amafaranga nta kintu abamaze ariko yabaga hari kubi kose nanone ntago wari gukora sex 1 2 3 ngo birangire gutyo byibura no mugabo adashobora kumenyera amavuta ngo se neza iyo kanzu nziza uwo mwambaro usa neza hari ibintu umushumba wacu yajyaga atubwira ngo tekereza ukuntu uri kunywa suruduwire uri gukora uburayi ukanywa suruduwire ngo uzarimbukana n'umukobwa wagiye kugitangira Dubai mwumva icyo kintu niki yanyweye Hennessy anywa inzoga ziri classe abonana n'abantu bari classe wowe uracyabonana mbega n'abantu baraho just baraho ngo tekereza nk'umurokore uzarimbukane n'umukobwa wagiye Dubai nawe uzira icyo cyaha nawe ari kuzira mutarenjoyinze kimwe we yarenjoyinze yagiye mu ndege nsanga n'umubeshyi uko nabeshya Imana nanjye yaragiye irambeshya nsanga n'umubeshyi n'umusambanyi n'umunywanzoga n'umwiyemeza ibintu byose nta na kimwe yigeze ambwira kiri ukuri aramubwira ngo uyu mugore yakwamiye iwanjye ni umugore ufura iyo abantu bari mu mwijima urumuri rukaza bari ibyishimo nibyo byishimo rero by'urumuri rwa Noheli n'umuhanuzi Izayi yahanuye ati abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri impamvu y'ibyishimo bikomeye igihe Yosefu na Mariya bari bagiye ku ivuko i Betelehemu kwibaruza uko itegeko ryari bivugaga bwije bashatse icumbi rikwiye mu mujyi bararibura bakirwa n'abashumba mu kiraro cy'amatungo iryo joro umwana Yezu aravuka bamusasira mu kavure amatungo ariramo muri ako karere hari abashumba barariraga amatungo yabo ku gasozi nuko umumarayika wa Nyagasani abahagarara iruhande ikuzo rya Nyagasani ribasesekazaho urumuri maze basha ubwoba
marayika arababwira ati mwigira ubwoba kuko mbazaniye inkuru nziza ikomeye cyane izashimisha umuryango wose. None mu mujyi wa Dawudi mwavukishije umukiza ari we Kristo Nyagasani. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika basingiza Imana bavuga bati Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru no munsi abantu ikunda bahorane amahoro. Betelehemu yari mu mwijima, Yezu avuka, mwene nyir'ijuru ahavukiye, ijuru rikingukira hejuru yabo, urumuri rw'ijuru basesekaraho. Ijoro riba nk'amanywa y'ihangu, kuko Yezu ni urumuri rumurikira abantu bakabona ko ari abavandimwe. Bakabona ko ari abavandimwe basangiye umubyeyi Imana Data. Yezu yatumwe no kuduhishurira urukundo rw'Imana. Ibi bigatuma tubona ko turi ruzakumena umutwe. Ayo ni amagambo Yehova yabwiye Satani. Abagaragu ba Yehova bamaze igihe kirekire bategereje isohozwa ry'ubwo buhanuzi buri mu ntangiriro igice cya 3:15. Kandi rwose ni mu gihe si twe tuzabona Satani arimbutse. Ngaho tekereza ukuntu ubuzima buzaba bushimishije igihe Satani n'abadayimoni be bazaba barimbutse. None se ni ibiki bakora ngo batuyobye kandi bahindura imitekerereze yacu? Iyo ugiye muri Watchtower Library maze ukajya ku gitabo cy'ubushakashatsi cyo mu Cyongereza cya vuba, ukajya ahanditse Satani, ubona agatwe kavuga ngo uburyo Satani akoresha ngo ayobye abantu. Uhasanga amayeri agera kuri 56 Satani akoresha ngo ayobye imitekerereze yacu, atume ducika intege, atume twitwara nabi, kandi atume tudakomeza kuba inshuti za Yehova. Kuri urwo rutonde ushobora gusangaho ibintu wigeze guhangana nabyo, wenda hakubiyemo nko gucika intege, kumenya imyidagaduro uhitamo, kurwanywa n'abagize umuryango wawe, gushyirwaho iterabwoba, kutumvikana n'abandi, kugirwa urw'amenyo, cyangwa se ibindi bigeragezo. Icyo gitabo kikurangira ingingo zo mu bitabo byacu zirimo inama zishingiye ku byanditswe zagufasha guhangana n'ayo mayeri ya Satani. Nimureke noneho tugaruke ku mayeri abiri yavuzwe kuri urwo rutonde Satani akunze gukoresha. Rimwe muri yo ni ukumva ko tudakunzwe cyangwa ko nta gaciro dufite. Satani aba ashaka kutwumvisha ko Yehova atadukunda kandi ko adashobora kutubabarira. Ashaka ko duhangayikishwa cyane n'amakosa twakoze, tugahora twicira urubanza, tukumva ko Yehova atatwitayeho kandi ko atazigera tubabarira. Icyakora Satani aba ashaka kutuyobya ngo twibagirwe ko ahubwo ari we Yehova adakunda kandi adashobora kubabarira. None se twakora iki ngo tutagwa muri uwo mutego? Icyo twemera tudashidikanya ni uko Imana idashobora kubeshya. Ubwo rero nujya usoma Bibiliya ukabona ko Yehova adukunda, ujye wizera ko ari ukuri. Nimureke dufate urugero kugira ngo tubyumve neza. Nimurambure mu Baroma igice cy'8 umurongo wa 33 n'uwa 34. Nibishoboka mukomeze muharambure. Hagira hati, ninde uzarega b'Imana yatoranyije? Imana niyo ibabaraho gukiranuka. Ninde uzabaciraho iteka? Ntawe. Kuko Kristo Yesu yapfuye kandi akazurwa mu bapfuye, akaba ari iburyo bw'Imana, kandi nanone akaba yinginga dusabira. Nubwo ayo magambo Pawulo yabwiraga abakristo basutsweho umwuka mbere na mbere, urebye areba n'abagize izindi ntama baba inshuti z'Imana bakabarwaho gukiranuka. None si ibyo binyoma bya Satani hari icyo bivuze? Ashwida. Yehova niwe wenyine umenya ko abantu ari abakiranutsi, ashingiye ku buryo bizera igitambo cy'incungu cya Yesu Kristo. Kandi se Yehova yatwanga ate? Kandi yaraduhaye impano y'agaciro kenshi kurusha izindi zose, ni ukuvuga umwana we winginga dusabira. Nimureke dukomeze dusoma mu Baroma igice cya 8, dusoma umurongo wa 38 n'uwa 39.
hagira hati nemera ntashidikanya ko naho rwaba urupfu cyangwa ubuzima cyangwa abamarayika cyangwa ubutegetsi cyangwa ibintu biriho ubu cyangwa ibizaza cyangwa ububasha cyangwa ubuhagarike cyangwa ubujyakuzimu cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazashobora kudutandukanya n'urukundo ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Nta muntu n'umwe niyo yaba Satani ushobora kwihandagaza ngo avuge ko Yehova atadukunda. Ikintu cya kabiri twakora ngo turwanye ayo mayeri ya Satani ni ukuzirikana ko Satani ari umubeshyi kabuhariwe. Muri cya gitabo cy'ubushakashatsi hari igazeti imwe bagarutseho ivuga uburyo umugenzuzi umwe yajyaga akunda gukoresha ngo afashe abantu bumva bacitse intege. Yarababazaga ati ese wemera ubutatu? Bakamusubiza bati reka reka, bagahita batahura ko ari ikinyoma cya Satani. Hanyuma uwo muvandimwe akongera akababaza ati ese wemera umuriro w'iteka? Nabwo bakamuhakanira. Hanyuma yababwiraga ko hari ikindi kinyoma cya Satani abantu badakunze guhita batahura, ni ukuvuga kumva ko Yehova atadukunda. Uburyo uwo mugenzuzi akoresha bufasha abantu gutahura ibinyoma bya Satani, bakumva ko bakunzwe kandi ko ari ab'agaciro. Natwe rero tujye twizera ibyo Yehova avuga. Ibyo avuga byose biba ari ukuri, kandi yifuza ko twizera tudashidikanya ko adukunda buri wese ku giti cye. Ubundi buryo Satani akoresha ngo atuyobye ni ukwangiza imitekerereze yacu. Akoresha ibinyoma kugira ngo ibyo abigereho. Kuri iyo ngingo ivuga uko Satani yangiza imitekerereze yacu, bagarutse ku munara w'umurinzi urimo igice kivuga ngo uko watsinda igitero kigabwa ku bwenge bwawe. Icyo gice gitangira kigira kiti urugarijwe. Umwanzi wawe Satani akugabaho igitero akoresheje intwaro ikomeye. Iyo ntwaro ni iyihe? Ni ikinyoma. Satani ntakoresha iyo ntwaro ashaka kwibasira umubiri, ahubwo ayikoresha yibasira ubwenge bwawe. Satani akoresha inzego zitandukanye zo muri iyi si mbi kugira ngo akwirakwize ibinyoma bye. Icyo aba agamije ni ukumunga ukwizera kwacu, agatuma tudakomeza kuba indakemwa mu by'umuco, akatubibamo amacakubiri, kandi agatuma tudakomeza kwiringira abantu Yehova yashyizeho ngo bayobore umuryango we. Iyo ngingo yagize iti Yesu yatwigishije ikintu cyoroheje cyadufasha kwirinda ibinyoma bya Satani. Yaravuze ati mumenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Muri Bibiliya harimo inama z'ingirakamaro zadufasha kurwanya ibinyoma bya Satani. Icyakora kugira ngo ibyo tubigereho, tuba tugomba kwiyigisha ijambo ry'Imana buri munsi dushyizeho umwete, kandi tugakoresha neza ubushobozi bwo gutekereza Yehova yaduhaye kugira ngo dushikame mu kuri. Ikintu cya kabiri twakora ngo tutagwa muri uwo mutego wa Satani ni ukuzirikana ko Satani ataba yifuza ko tubona ibintu mu buryo bukwiriye. Ubwo rero ntugapfe kwemera ibintu byose wumvise mu itangazamakuru, ibyo wumvanye abanyapolitiki cyangwa ibyo usomye kuri interineti, kubera ko Satani akoresha izo nzego zose kugira ngo akwirakwize ibinyoma bye. Muri wa munara basoza bagira bati ese wigeze kureba filimi maze ukabona bashuka umuntu ntabimenye? Ese wumvaga wamubwira uti ntubyemere? Barakubeshya. Noneho rero gerageza kwiyumvisha ukuntu abamarayika nabo baba bakubwira bati Satani ntagushuke. Ntugatega amatwi ibinyoma bya Satani. Jya utega amatwi Yehova kandi wiringire ibyo akubwira byose. Igihe Satani azabohwa maze akajugunywa ikuzimu aho azamara imyaka 1000, ntazaba ashobora kudushuka. Mbega ukuntu icyo kizaba ari igihe gishimishije. Hanyuma Satani azabohorwa, avanwe ikuzimu kugira ngo agerageze abantu bwa nyuma. None si icyo gihe bwo ni ayahe mayeri Satani azakoresha kugira ngo adushuke? Ese azakoresha yayandi 56 twabonye, cyangwa se azaba afite andi mayeri mashya? Ntabwo tubizi. Icyo tuzi cyo ni uko nituzirikana ko Satani ari umubeshyi kandi ko Yehova ari we uvuga ukuri, Satani atazashobora kudushuka. Nimureke tugaruke ku ibaruwa Pawulo yandikiye abakristo b'i Roma. Nimurambure mu Baroma igice cya 16 umurongo wa 20. Hagira hati vuba aha Imana itanga amahoro igiye kumenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Ubu bwo Satani ntazajugunywa ikuzimu, ahubwo azarimburwa burundu. Mu gitabo ibyahishuwe indunduro yabyo ikomeye iri bugufi hagize hati ibyo birenze cyane uruguma rworoheje. Satani agomba kumenagurwa. Aho Pawulo yakoresheje ijambo ry'ikigiriki rivuga guhindura ubusa, gusya, kumenagura cyangwa gutsemba burundu. Naho igitabo Guma mu rukundo rw'Imana kigira kiti kubera ko Satani azaba yavuyeho, uzumva uruhutse mu buryo utakwiyumvisha ubu. Icyakora igihe ibyo bitaraba,
nujya wumva ibitekerezo bibi bije mu bwenge bwawe ujye ubyamaganira kure kuko ari bimwe mu binyoma Satani akoresha ngo atuyobye maze werekeze ibitekerezo ku kuri Yehova yatwigishije. ubu naho bazikubita mu gahanga naho bazubaga naho bazigeba ntabwo twari tumaze